Turabasuhuje uyu munsi tugiye kubana namwe mu isengesho rikiza indwara. Turazirikana twese bene data barwaye, yaba ari abarwariye mu rugo, yaba ari abarwariye kwa muganga, kubera ko uburwayi burababaza, ariko uyu munsi uburwayi bwawe bwose bugiye kuba amateka, ntabwo uzongera kubabazwa ukundi, kubera ko Yesu Kristo aje mu buzima bwawe kugira byinshi ahindura. Aje mu mubiri wawe kongera kuwumurikira, aje mu mubiri wawe kongera kuwugira mushya, aje mu mubiri wawe kongera kuguha ubuzima, ubuzima butarwara, ubuzima butababara, ubuzima bwuzuye gushima, ubuzima butarimo kurira, ubuzima butarimo kwiheba, kubera ko uburwayi ni ikintu gikomeye, ni ikintu gituma umuntu atakaza ibyiringiro. Uburwayi butuma umuntu umunezero ugenda, uburwayi butuma ubutunzi bw'umuntu bushira. Uburwayi ni ikibazo gikomeye, ni icyago kibi, ariko Yesu Kristo aje mu buzima bwawe uyu munsi kugira ngo yongere abuhembure, yongere aguhe kugubwa neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka, ibice byaho ni 18 ku murongo wa 35. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ahumura impumyi. Ngo nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza, yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara, ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Uyu munsi ushobora kuba nawe umeze nk'iyi mpumyi, aho uri ku buriri kwa muganga, cyangwa se aho uri ku buriri mu rugo, cyangwa se n'ahandi ugiye uri, ufite uburwayi bwaguteye guhuma. Ntabwo guhuma ari uguhuma kw'amaso gusa, na guhuma gushobora kuba guhuma ko kunezerwa, ushobora guhumirwa kwiringira, ushobora guhumirwa ibintu byinshi, ushobora kugira ubuhumyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko uburyo ubwo ari bwo bwose, uyu munsi ndashaka kukubwira ko Yesu Kristo aje mu buzima bwawe kugira ngo agukize ubwo buhumyi ubwo ari bwo bwose. Umuntu abasha kubaho akaryama no kwihindukiza bidashoboka kubera uburwayi, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo aracyafite imbabazi kandi aracyafite imbaraga. Aje gukora mu buzima bwawe kugira ngo aguhagurutse aho hantu umaze iminsi myinshi utakwihagurutsa. Aje kugira ngo yongere aguhe kuvuga, niba kuvuga byaba byarakunaniye. Aje mu buzima bwawe kugira ngo yongere akuremere umunezero. Aje mu buzima bwawe kugira ngo yongere aguhe kumva ko ubuzima ari we n'ubundi ubugena. Uyu munsi rero uburwayi bwose waba ufite, twumvise ijambo ry'Imana ritubwira inkuru y'umusore wari impumyi, ngo ndetse kandi yari n'ikiragi. Yari afite uruhurirane rw'indwara, nawe yari yarihebye, mu bavuga ntago yabagamo, mu bareba ntago yabagamo, ariko aza kumva inkuru y'uko Yesu Kristo atambutse hafi aho ngaho. Uyu munsi rero ngiye ngufitiye inkuru yo kuvuga ngo ntago Yesu atambutse iruhande rwawe, nta nubwo atambutse muri karitsiye, nta nubwo atambutse aho kwa muganga uri, ahubwo Yesu Kristo nkubwira ni Yesu Kristo uri muri wowe. Bisobanuye ngo ntago bisaba ko widepurasa ngo ujye kumutegera ahantu runaka, ntago bigusaba yuko uza kuza kubwira umuntu ngo nyegura kugira ngo murebe, ahubwo aho uryamye nawe ari kumwe nawe. Ongera umubwire rero uti, Yesu Kristo ndashaka kumagurutsa, uzamure kwizera muri wowe, uzamure gukomera mu mutima wawe, hanyuma dusengane iri sengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ubereye byose abagutegereza. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikiranuka, uri Imana idasanzwe, kandi uri Imana irema ibintu bikabaho. Icyo uremye kikagira ishusho, icyo uremye kikagira agaciro, icyo uremye kikaba kitabasha kugira undi wakibwira ngo ukiveho uretse wowe wenyine ubishatse.
Ndagushimira rero Yesu Kristo ko ari nawe wandemeye uyu mubiri Satani yinjiramo akawuteza uburwayi, nawo ni uwawe ko wawuremesheje ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ni ku munsi umwe ngo urahagarara uravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Bisobanuye ngo wandemanye ubwiza nk'ubwawe, wandemanye gukomera nk'ukwawe, wandemanye ibyiza byose nk'ibyo nawe ufite. Nuko rero Mana ikomeye kandi Mana ihambaye, iki gitondo nkumikiye ububabare bwanjye, iki gitondo nshyize mu biganza byawe kwiheba kwanjye, iki gitondo nshyize mu biganza byawe uburwayi bwanjye bwose kugira ngo uburimbure, kuko wowe utari nk'abantu, ntabwo umenyera inkuru kuyamamaza, ntabwo umenyera inkuru kudukwena, ntabwo umenyera inkuru kudukina ku mubyimba, ahubwo iyo umenya umubabaro wacu ujya ubasha guhindura, ukawuhinduramo umunezero. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero witegereze buri muntu wese urwaye, yaba ari uri kwa muganga, yaba ari uri mu rugo. Iki gitondo urambura ukuboko kwawe, iki gitondo umukozeho imbaraga zawe, imbaraga za Mwuka Wera zimuhagurutse aho arwaye, imbaraga za Mwuka Wera zimuhagurutse ahantu yari aryamye amaze iminsi. Ni ukuri uri Imana ikomeye, uri Imana yarengeye wa mupfakazi wari umaze igihe kinini afite ikibazo cy'uko afite umwana umwe, ariko kandi ngo igihe kigeze uwo mwana nawe arapfa. Apfuye ariko agirirwa ubuntu bwo guhura nawe. Ubona uko umwitegereje ubona afite umubabaro wenda kumusandaza umutima, ariko ntiwabirebera gusa nk'abantu, ntiwanamuherekeza kumushyingura, ahubwo uravuga ngo kuko duhuye uyu munsi urabaho. Nuko umukozaho ikiganza ku mwana wari upfuye arabyuka aba muzima. Aho izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo rero Mana idasanzwe, ndakwinginga kugira ngo uhagarike uburwayi mu mubiri w'umuntu wese urwaye muri aka kanya, kandi akaba akurikiye iri sengesho. Nyemerera urirememo ibidasanzwe. Birashoboka ko yaba arwaye ya ndwara muganga yamubwiye ngo ntabwo ikira, ariko tuzi neza ko wowe Rata ubasha gukiza indwara zose. Tuzi neza yuko ari nta kintu kikunanira. Turabihamya rwose n'umutima wacu, tukabyatuza n'akanwa kacu ko ari nta yindi Mana iriho, nta yabayeho kandi nta n'izabaho ibasha gukiza indwara zose. Izina ryawe nirishimwe. Yesu Kristo rero unyemerere cyane winjire rwose mu mubiri we, urebe aho ariho hose hatakoraga neza, wongere uvuge ngo baho. Kuko iyo uvuze ngo baho umuntu abaho, iyo uvuze ngo komera umuntu arakomera, iyo uvuze ngo tambuka umuntu aratambuka. Niba hari utatambukaga iki gitondo uvuga ngo tambuka, kubera ko birashoboka. Niba hari utabyukaga iki gitondo nyemerera uvuge ngo byuka wikorere uburiri bwawe, nkuko nanone wigeze ubivuga wari umaze imyaka 38 agahaguruka akagenda. Niba Data hari wari uhari watawe n'abantu, ongera uvuge umubwire nanone ngo nguhaye agaciro, nongeye kuguhuza n'abantu. Uburwayi bwe bubure, uburwayi bwe burimbuke, umubabaro we ushire, maze habeho kuguhimbaza, maze habeho kunezerwa, kubera yuko ari wowe Imana yonyine ibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Ni ukuri umuntu wese ukwiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, kandi umuntu wese ugukurikiye ntabwo ajya abura uko agenza. Umuntu wese uri mu ruhande rwawe ujye umubera amaso kandi ukamurwanirira. Rimbura uburwayi mu mibiri y'abantu. Nanga uburwayi Data mwiza, nanze uburwayi kububona buzengereje abantu, nanze indwara zateye z'ibyorezo zidashira, izo zose nziciriyeho iteka mu izina rya Yesu Kristo. Nciriyeho iteka virusi itera sida mu mibiri y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nciriyeho iteka indwara zose z'uburyo butari bumwe, indwara z'imivuduko y'amaraso, izo nziciriyeho iteka. Indwara z'ibituntu, izo nziciriyeho iteka mu izina rya Yesu Kristo. Nizirimbuke zive mu mibiri y'ubwoko bwawe, bamurikirwe gusa n'umucyo wawe, kandi umunezero wawe utahe mu mitima yabo ndetse no ku mibiri yabo. Uwiteka Mana idasanzwe, ubumuga ubwo ari bwo bwose aho buturuka hose ndaburimbuye, kandi indwara zituruka mu bitongerano n'ibihuherano zo zose ndazirimbuye mu mibiri y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibisazi byoherezwa n'abapfumu n'abarozi
inkozi z'ibibi zose, ibyo byose ndabihinyuye ndabirimbuye muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Uwiteka Mana umubiri wose w'umuntu urwaye muri aka kanya ukoreho wongere uvuge ngo gubwa neza, maze mwami uyu munsi twamaze gutsinda kwawe, maze Uwiteka Mana idasanzwe uyu munsi twongere tuvuge ngo dufite Imana yumva gusenga, twongere tuvuge ngo dufite Imana itanga ubuzima, twongere duhamye ngo dufite Imana ijya ifata abantu bababaye ikabaha umunezero, twongere duhamye ngo hari Imana mu ijuru kandi hari Yesu Kristo utaradupfiriye gusa ngo dukire ibyaha, ahubwo wanadupfiriye kugira ngo imibiri yacu yongere imurikirwe ihimbaze izina rye. Icyubahiro ni kibi cyawe. Turagushimiye rero muri iki gitondo ko wumvise gusenga kwacu kandi kuremye ubuzima mu bwoko bwawe. Icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data bakundwa, gitondo nanone turanezerewe kubwo gutunga Yesu Kristo, kuko niwe nkomezi yacu, niwe buzima, niwe mahoro kandi niwe mbaraga. Reka nanone tumuramburire icyubahiro ko akijije indwara mu mibiri yayo. Hanyuma turacyari kumwe namwe mu masengesho yacu ya buri munsi. Wowe utarakora subscribe wihute uyikore kugira ngo ujye ukomeza kurushaho kubana natwe, kandi nawe wayikoze ndagira nongere nkwibutse ngo ukore na like kugira ngo iyi video wishime nyine ko Imana ikoreyemo ikagukiza. Hanyuma kandi nayoherereze bagenzi bawe nabo bayirebe, kandi uduhe n'ibitekerezo turushaho gukomeza kubana namwe muri uyu murimo w'Imana, kandi umurimo mwiza udakoze isoni. Njyewe rero mwari kumwe ni Pasiteri Yves, nejejwe no